Kapira ka Charles nk'umuntu uzi uruvangitanye rw'amabara ara wavuga kari nk'iki wavuga kari jaune foncé aya mabara rero urabona ko no muhondo usa naho ujya kweruruka ujya kweruruka mu kuntu binakubitira kuri ya kipe ya firiya abantu bategereje kuririmbira rimbutse ahubwo amahindura yarahindutse amahindu yabaye amasara bwayo ni hatari nago biba byoroshye amasara bwayo rwose ahubwo abantu b'Inyagatare basigara baririmba urwo babonye nibyo igorogota handi baciraga abantu ibihanga habaye ahubwo noneho kuwabambirwa byo mu rwego rwo hejuru ubu ngubu sinzi ko igorogota azongera kwitwa igorogota reka bazabamba abandi bazabamba Akagera anako Akagera ko bazakabamba bikunde na ya kipe muri umuna wabo nuko bitwa 15 ariko sinzi ko bahabambira ikipe nka Rwamagana City na Kirehe ikipe bita Magaje byaba bigoranye yo mu fundo nawe yakaniye iravuga ati no kuzamuka banza wumva ariko banza wumva Zina sanira yisi FC kipe yacu dukunda sanira yisi FC amachenga amashoti gutsinda nibyo byakugize uko sanira yisi FC Sunrise yari maze imyaka irenga 6 mu cyiciro cya mbere nago wavuga ko yari atemberaga uko yari yarabiharaniye kumara icyo gihe cyose kiri mu cyiciro cya mbere ariko Charles na Stars iyo myaka twavuga ko bigiye kuba amateka ubu ikipe yakurikiye ikipe ya AS Muhanga izo kipe nizo zamaze kuba officiel none ko zamanutse mu cyiciro cya kabiri nibyo zamaze kumenyekana ko arizo zigomba kumanuka mu cyiciro cya mbere bidasubirwaho ku munsi w'ejo nibwo byashyirwaga akadomo ikipe rwose ya Sunrise iba iragiye rwose burundu ibiragiye ubu ngubu no gutegereza ese nyuma y'uno munsi ubu noneho bwa buyobozi bwa Sunrise bugiye gukora ikigo dore ko anamakuru ahari nuko abayobozi baragiye baterana ekipe mu by'ukuri biraho ugasa nk'ari nk'ikipe iri mu kirere nta bantu bayifite uraza kubyumva n'abafana babivuga ngo ati mwebwe muregura mukagenda mukabikora mu gikari mutabimenyesheje abantu muradutererana nimwe mutujyaniye ekipe ubwo urumva rero Sunrise rwose urugendo rwayo rurerure rwose rurerure imyaka 7 ni myinshi mu cyiciro cya mbere ariko kugeza ku munsi w'ejo ntibyakunze nyuma yo gutsindwa igitego ku isegonda rya nyuma kuri penalty niko nabyita kigeta kimanura ubwo urumva rero Sunrise mu by'ukuri iyo ndirimbo umuhanzi yari yakuza akantu keza ngo tsinda Sunrise ariko ntsinzi muri no misi zarabuze binayerekeje muri deuxième division Adasta ejo ngira kipe yashyiriweho icyo bita urufito ndakubwiza ukuri iyi kipe Sunrise ariko nimba ari bya byo kubyibushya ihene ku munsi w'isoko sinzi bya nimba basa niyo izo nyamiye bazizana abantu bakazirya kuko nk'uyu munsi wa none jewe simbabeshye ndumwe mu bantu babajwe nuko Sunrise imanutse mu cyiciro cya kabiri binagendana ni ikintu buryo iyi kipe Eric yari maze iminsi ibayeho ndakubwiza ukuri Sunrise izamuka ku bwa madame nahari rwose ndabizi ko yabatwumva niyo yabatatwumva ariko rwose jewe muhereza icyubahiro uwo ari guverineri y'intara y'Iburasirazuba wa Maria Odette iyi kipe nge ndumwe mu bantu bakurikiranaga Sunrise umunsi ku munsi Rwamagana na derby na Rwamagana tindayizi ikintu cyitwaga amarozi cyarakoraga amakipe yabagagiye guhura ibyo nabihagararaho rwose nkanabyemeza sibyo kuko nanjye ndumwe mu bantu bagize gutya barabyibonera ariko nibyo tubiveho iyi kipe yazamutse mu cyiciro cya mbere Eric uwari wese yifuza ko Sunrise izamuka ndabyibuka rwose ngeze nko mu mwaka wa 4 secondaire hari niba tora gatatu bavuga bati kuko yazamutse 2014 jensire hafi aho ngaho abantu baravuga ati mukusanya ibijumba n'ibitoki n'ibishyimba kugira ngo ikipe igibaho abantu barabikoze ikipe ibaho wa Maria Odette aravuga ati mu myaka myinshi twamaze mu cyiciro cya kabiri iki nicyo gihe cyo kongera gukora cyane tukagira Sunrise no mu cyiciro cya mbere ikomeye ati kandi intego nuko utavamo kandi koko Odette yarinze ava ku mwanya w'ubugavana mu ntara y'Iburasirazuba Sunrise zitaramanuka icya kabiri ekipe nka Sunrise yagize gutya ikora kira kitu cyose
gishoboka, banayikora buri kimwe cyose gishoboka nk'abayobozi, sibyo, kugira ngo ekipe ibeho inakomere. Igize icy'akarere ka Rwamagana karavuze kati twe Sunrise ntabwo tuyishoboye, nige i Nyagatare. Ikipe ijya i Nyagatare, Mushabe David Claudiane meya w'akarere ka Nyagatare, kugira ngo ikipe imanuke mu cyiciro cya kabiri. Ngewe nabimushyiraho, n'umwe mu bameya twabonaga Sunrise igiye gukina na ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Peri, ariko ntitumubone ku yindi mikino. Ari naho abantu bigorogota bavuga bati ikipe yaratereranwe. Magingo aya ikipe bayitere team manager Rebero, niwe wayiryaga kimara imikino buri kimwe cyose. Kanshi no mu ma interview yanga twageragezaga twabazaga SG akakubwira ngo baza ngo team manager Rebero. Eske team manager ni ushinzwe kumenya ibibazo bya ekipe? Icyo ngicyo akaba ari ikintu wakwibaza. Ariko kugeza ubu abantu Padiri ubwe urabizi ko ikipe Kiliziya Gatolika ari Nyagatare yayihaye buri kimwe cyose, harimo na bisi igendamo, sibyo? Icyo ni ikintu abantu bakumva. Ku munsi w'ejo Padiri yari yashyizeho prime y'ibihumbi 25 kuri buri mukinnyi. Utekereze Padiri yiryaga kimara kajya Vatikani kira kita kuyi Vatikani akaza kugira ngo ikipe ibeho, agakusanya kuyituro, kandi nyamara mu nshingano Padiri afite mu isakaramento ry'ubusaserdoti yahawe hago harimo isakaramento rya Sunrise, nta sakaramento ry'umupira w'amaguru ririmo. Mu masakaramento yahawe yize imyaka 9 ya teoloji arayigara irangiza, ahabwa ubusaserdoti bamukuba mu kiziba hariya. Abantu mumuzi uburyo bahabwa ubusaserdoti murabizi, ari irya rimara. Ariko nyamara wajya gusanga ugasanga inshingano za Padiri ubundi tugendeye ku mategeko ya Kiliziya Gatolika n'icyo liturujia iteganya ni ukwigisha, gutagatifuza no kuyobora imbaga y'Imana. Uyu munsi wa none nibyo yakoraga, akazana yavanjiri ntagatifu muri Sunrise agatagatifuza abakinnyi buri kimwe cyose kugira ngo bakomere. Kugeraho ku munsi w'ejo Sunrise yari ifite prime y'ibihumbi hafi 100 hafi 200 ya prime kuri buri mukinnyi. Padiri arirya rimara avuga ati quelque chose muri bukende ngenda aza kukibaha, niba ari nakadivayi ni murangiza muraza tugasangire, sibyo? Ariko ikipe kugira ngo abereke ko abashyigikiye, ariko ikipe iranze iramanutse, hindagura y'abakinnyi. Moses Basena afite ikipe ikomeye umwaka ushize, uyu mwaka siyo twabonye. None uraza kumbwira ngo nibizi Vedaste Misiri n'abakinnyi batanduka, umbwire ngo wambaje Imana Reho Kawunga Shaurini twabonye bamuhaza Mubiru amanukanye ibitego 10 numwe mu bamenyera ibyo. Oya reka da, cyewe sinzi abantu turi buze kuza gutungurwa n'ibyo turi buze kubona. Asinza kabiswe wambwenga icyiciro cya kabiri ngo ntikiri bubi, ntabwo ndimo ndabona icyiciro cya kabiri kiri buze kuba. Uti gute dushobora kuza tukisanga tubonye ibyamaye kuri Kiyovu Sport na Gicumbi, amakipe cyangwa bakagira 20 cyangwa bakagira 20 se 16 dufite ubundi ye arashoboye 18. Oya Eric tujye tuvugisha ukuri. Uyu munsi wa none Mukuri iza kumanuka, Mukuri iza kumanuka Olivier yicayemo hari aho twari kwa tuvuga ibindi. Uyu munsi wa none niba twavuga, ariko se tekereza nawe shyira Mukuri wicaye mu nzu ya Ferwafa, stade ebyiri z'umukuru w'igihugu zose zambaye ubusa. Stade nibihagaze miliyari 9, miliyari 18 unazifata ngo ujye kuziha umuntu mu cyiciro cya kabiri atabuze no kwishyura amafaranga 300. Oya reka wumve no nagahinda k'abafana bari i Nyagatare. Ni hatari hari uwo mbo bitagikona. Sunrise Imanutse rero ni ibintu bitubabaje, kuko ikipe ifite umwata ufite ibitego 10 kugira ngo imanuke ubona ari ibintu bibabaje cyane. Ikindi kandi iyo ugerageje usanga hari ukuntu bagiye bakina ukabona imikino yagenda batonda mu rwego rwo kubona ibintu bitagenda, bamwe bavamo baracumuka, uretse ko nabo batatubereye inyangamugayo nk'abantu bari babahaye inshingano bagombaga kujya ku mugaragaro bakavuga ati twebwe bitewe ABCD turabona tutakomejanyije na ekipe, nibegure ku buryo bwo mu gikari cyangwa se niberure. Urabona ko bataye nyine abandi ku rugamba. Ibisubizo tubonye ni ibingibi, twabyarangiye, twamanutse, twarize, turihanagura kuri stade amabati. Twaravuze ati iyi komite ya Sunrise irakemangwa, tubivuze hafi umwaka n'igice birenga. Nyuma yuko tubivuze urabona igisubizo kivuyemo ni iki ngiki.
cyari ngira ngo abafana urabiyumvira agahinda ni kose ngo usoje rwose bamwita gikona gikona avuga ati ibi bintu badukore atabayobozi bareguye begura mu bwiru tutabizi ariko ni ikibazo uwo ari we wese yakwibaza eski ikipe none se tutabeshyanye sana isi imwe mu makipe yaryoshyaga shampiyona mu Rwanda cyane mu Rwanda Rayon na Mbere zajyaga zikandagira hariya kuri stade Gorogota yabaza Rayon Sport nimba stade Rayon Sport yajyaga yikandagira ni Gorogota yabaga ari Gorogota ubushize bimenya Imana Bonfils Karebo arwana sezo ya 2010 kangahe barwaniye kuri mabati akubita umufana ku mabati hari Harutabiza harabonye ikirori kuri Azam TV Harutarabibonye harimo imigeri ya deturune nk'imwe ya Vandam iriya rero oya singaho nica nitwa na Stars singaho ndi reka dutegereze wenda igishoboka wenda reka turebe ko iyi yacu hano ngoma twagira Calvario Calvario se reka ariko Anastasia nubwo ku munsi w'ejo Sunrise yamanukaga tuvuga ko na Ice Muhanga rwose yamanutse kera ariko ku munsi w'ejo ubwo Sunrise yakinaga n'ikipe bita Gorilla Perezida wa Gorilla nawe nyuma yo kurokoka niko navuga nawe hari ikintu yagize icyo atangaza hari icyo yatangaje ariko na mbere kucyumva amakuru ndimo ntohoza rwose ngo Gorilla yabarabaje Sunrise ngo mufita kashi tubareke mugume mu cyambere Perezida se we ko agira ati nanjye nari nashyizeho amafaranga menshi nakubiye abasore banyishuro 6 inshuro 6 se ngumbe yazaga gutambika miliyoni 30 reka tumwumve uko kuri wose yakukubwira reka twumve haje bonye nini cyane mu cyiciro cya mbere harimo ibibazo byinshi mwarabibonye ukuntu kugira ngo tuve muri barwanira igikombe twaragize amanota 9 mbere tukaza kuvamo abantu baturushije ibitego gusa ikosa ryabaye ryuko twemera ko abantu bashobora gukina nyuma yuko twakinnye kandi turwanira umwanya ntabwo tuzemera kubyemera habayemo rero amakosa kandi akomeye ariko twarayihanganiye ntabwo tuyaburana ntabwo tuyarekarama ahubwo icyangombwa gusa nuko tugumye mu cyiciro cya mbere irahari igihe cyose narasetinze ku buryo naba mpari naba ntahari Gorilla izakomeza igihe kirekire niyo mu manuka mu cya kabiri yari gukomeza kuba cyane rwose kuko bari bemeye ko tugura n'abanyamahanga n'umuntu kuzagura none kiri beza ariko ubu igumye mu cyiciro cya mbere byo ahubwo ndasaba Imana gusa ngo bemere ko baba batanu kuko ne bemera ko baba batanu nzategura ikipe nziza y'ejo hazaza ngiye gutegura rwose uko n'ubu uretse ko wenda abakinnyi bamwe ngiye no kubategera nk'abanyanigere bagiye kujya kuruhuka bakazagaruka ariko hari umukinnyi mwiza cyane ugomba kuva mu gihugu cya Guinea Conakry twari twateganije n'ubu ari ibyangombwa bye byose birateguye twateganya ko dusigara mu cyiciro cya mbere na wakaza nomero 9 mwiza wuzuye ibyangombwa byose oya ndacyamugira ibanga nzamubabwira vuba uzambaze kwa gatatu y'igitaha yakinnye cyane oya ntabwo yakinnye cyane kuko aracyari umwana ahubwo ari muri equipe nationale ya under 23 bahamagaye ngo kugena prime irenzeho mwari mwayiteguye mute mwari mwabwiye icyo abatoza abakinnyi bari bakuye inshuro 6 kuri prime bajyaga babona kuri iyi match bari bakuye inshuro 6 ubundi bajyaga babona 850 ariko ubu ni inshuro 6 kandi ayo ni amafaranga bagomba kubona nonaha kuko numvaga mfite icyizere cyo gutsinda ntabwo ari kuzayabaheje uwo mukanya bagiye guca mu rugo amafaranga yabo yabone rwose nako kanya urumva ko ikipe ya Gorilla bari bayishanditse niko navuga bayihaye ngo mushandiko bayikubiye hafi inshuro 6 ngo bajya bagira 150 bya prime kuri buri mukino kuri buri mukino wenda ubwo bose bateranye bose ariko iyi kipe ko numva ari bayiho neza none ubwo bayakubye inshuro 6 twanga umvisa bivuga amafaranga arahari mu rugo batsinda duce hariya mugende muri munafata igipenge ikipe ni y'abanyamafaranga none urashatse kumbwira ngo Sunrise yategeye kubaganiriza yari kubakwira inshuro 30 abagize reaction nyinshi zo kumanuka zo kuba amakipe atamanutse turabizi ko n'ikipe ya Gasogi United bya bikomeye nyuma yo gutsinda ku munsi w'ejo Kiyovu Charles nawe ku munsi w'ejo yose Kenisi
nawe yagize icyo hari ibyo yatangaje rwose atangira mu Rufaransa rwinshi cyane ni hatari. Je suis très heureux à cause de cette victoire mérite et je crois je félicite mes joueurs malgré tout. L'important c'est pour jouer les premières divisions l'année prochaine. Nishimiye ikipe ya Gorira kuko nabwiye n'abantu bari bari hariya ndavuga nti ikipe ya Gorira Imana ifashe ababibabaje kubura ikipe ya Gorira muri monde mu buyobozi bushya dufite dushaka guca ubukene mu mpira w'amaguru kubura investment ifatika mu mpira w'amaguru. Ibi bintu ngiye biranshimisha ndetse cyane iyi shampiyona yaje mu bihe bidasanzwe ko ibintu byose dukora ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ndatekereza yuko iyi shampiyona twakoze amakosa mbere na mbere mu kwadopta ino foroma ya aya mbere kuba ikipe ishobora gutsinda amanota ikayamburwa ikamanukana amakarita. Ibyo ubwabyo ni skandal. Twagombaga gukina amanota ikipe zikayagumana izindi zigakina muri ligue imwe nyuma yaho tugateranya. Uyu munsi wa none ntabwo ikipe nka Gasogi ikipe nka Gorira zazifite amanota ubwazo arenze izindi zagomba kujya guhatana n'ikipe ya Muhanga n'ikipe ya Sunrise. nuko rwose reaction zimeze ubwo urumva cyane ubu nshakira naho kwa Mukura umbwiye nawe ko byifashe ko nabo bari barabakandida kadushakishe ikintu kimwe mu byo Kenisa avuze nuko ikipe yagoreza kumanuka twari kuba duhombye umupira mu Rwanda. Hako se ni ihe kipe yamanuka abantu ntibahomba ubundi Kenisa aragira ati turashaka yose yatangaga kuko ngiye kintu ngubwiye icyongomeza Anastase nuko aya makipe y'uturere akenshi se nibyo aduha ibyishimo ariko se amafaranga ari amafaranga bakoresha nubwo bajya bimwe bavuga ko akenshi abarimo injyawuro nyinshi cyangwa amwe bakatera inyoni ari amafaranga uture dukoresha uzana baturutse ahubwo ntunamenye n'uburyo akoreshwa namenye n'uburyo akoreshwa ubu se n'urugero tujye duhera kuri iyi ngiyi ahangaha hano iwacu ya Etwari Doreste nose amafaranga kare gashyiramo akora iki ikipe se yigera he? Reka twumve no kwa Mukura Charles aramufite neza. Allo ndakumva. Mwiriwe neza Etienne. Mwiriwe. Uri live 5 kuri radio Izuba mu kiganiro cya Sport ya MTN Sun Sport. Yego. Tukwakiriye nka president w'abafana ba Mukura nyuma yaho mumaze kuguma mu cyiciro cya mbere nyamara mwari mwaramaze kwiheba ko mushobora kumanuka muri deuxième division. Mwakiriye mute kuba mugumye mu cyiciro cya mbere mwarakure kugeza ku munsi wa nyuma? Urakoze cyane. Ubundi iyo umuntu arimo arwana urugamba ntabwo yiheba urugamba tutarangira. Twagomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Gusa n'ibyishimo abafana turishimye aho turi. Kuko byari kuba ari ishyano rikomeye kubona Mukura imanutse mu cyiciro cya kabiri kandi mu mateka itarigeze ikora kuva yavuka. Ni ibyishimo rero byinshi cyane. Hanyuma nyuma yo kuba mugumye noneho mu cyiciro cya mbere kuri uno munsi ni iki noneho mugiye gukora dore ko bajya bavuga ko abafana ba Mukura muba muraho ari kuganira gusa nta nkunga muyitera ni iki noneho mugiye guhindura nyuma yuko mwari mubonye ko ikipe yarigeze mu bihe bibi mu byukuri? Sibye icyo cyo ndumva nta cyemera kuvuga ko abakinnyi abafana ba Mukura nta nkunga batera ekipe ntago ariko biri kuko ekipe abafana badakora ekipe ntiyabiriho. Abafana barakora ahubwo muri iki gihe cya covid muzi byagiye bituma abafana batagera ku bibuga bafana baragiye batagera ku bibuga na ya nkunga naho ndi wazagaje gutanga 500 ibyakunze ariko abenshi aho ubu nibwo twabonye ko abafana bari kandi barimo bakora ukabona umuntu arimo aritanga kugira ngo ikipe irusheho gukomeza kubaho. Noneho dusoza muri iyi mikino twakinnye yose kabisa. Dusoza noneho mugire ikintu mutubwira ejo bundi president wanyu rwose w'iyo kipe yarutse gutorerwa kuyobora federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda nk'abafana ba Mukura mwabyakiriye mute ese noneho mwaba mugiye kubona igisubizo cy'ibibazo byose mwari mufite? Yararimo kubaza ati tugana ku musozo president wa Mukura akakanya yaragijwe inzu ya federation kuba president wa Ferwafa noneho ni iki nk'abafana ba Mukura mwitezemo nk'umuntu ugiye kuba ari uyobora umupira w'amaguru akakanya? Ikintu cya mbere twanza no gukora no kuma felicitation kandi natwe twishimira ko urugo rwacu rwatanze umugeni. Iyo ubonye urugo ruvuyemo umugeni agiye mu wundi muryango ubona ko ari umuryango uri kwaguka kandi wagura imbibi. Twebwe rero nk'abafana ba Mukura Victory Sport icyo twumva twifuza gikomeye no kuzamura siporo umupira w'amaguru by'umwihariko mu Rwanda iyo tugera ku rwego rwo hejuru rushimishije tukabona
tukabona abana bakina tukabona ndetse amakipe makuru mbere yuko akina za jino zazo zigakina kuko usanga kenshi igituma tutabona abana bazamuka benshi ari uko usanga amakipe menshi atagira za akademi nibyo rero mu kompetisiyo azabaho ubutaha bagerageza amakipe ajya akina ariko n'abana bato babanje kujya mu kibuga byazatuma shampiyona uyu munsi n'ahazaza u Rwanda ruzaba ruri ku isonga mu mupira w'amaguru. Sawa sawa turagushimiye cyane Etienne kuba uduhaye iki kiganiro kuri radio Izuba kandi twizere ko n'ubutani tubakenera rwose tuzatubabona. Namwe turabashimiye kandi afana mukora twishimiye ko mutuzirikana. Natwe twiteguye gufatanya namwe. Sawa sawa. Anasta abose sibo twavuga bari muri y'amazi abya niko navuga cyangwa kuri ya ntebe iri kwaka umwoto ibyo bajya kubwira ngo amazi arashyuha ariko ntibagirwe iwabo wambeho mukura amazi yari yashyushye pe yashyushye ariko hamwe atero oya aho bigeze rero ko ubushyuhe bwari buturambiye reka twongere twigarukire twemye rwose nta kibazo na kimwe ariko kudeshapo cyane ku ikipe ya Mukura Vito Sport Wazire nka equipe bien sûr yagikoza amateka yo guserukira u Rwanda muri Confederation Cup cyari cyo gihe cyo kuba bakongera bakagaruka bakongera bagakonfirma koko noneho baje ariko none atari bya bintu byo kuvuga ngo umuntu araje kugira ngo uyu munsi tumubone ejo yongera cyagenda cyane rwose gusa ariko ikintu bagomba guhindura rwose abafana bamukura niba abafana koko ubacaho mu dukaritse bakoze udutsiko bavuga ngo ikipe yacu ngo y'umuhondo n'umukara jaune noir urumva ariko wajya kubareba kuri stade ikipe yakinnye kera tukijya mu ma stade ugasanga stade irahari nziza yubatse aho kwicara harara ariko wajya kureba abantu bari mu kibuga barimo muri stade imbere ugasanga ntabo kandi babacaho kunzira ku mihanda ikipe yacu yamukura ngo turayikunda ngo tuzayigwa inyuma wajya kureba kuri stade ugasanga ntabo ni nk'abafana bayitwaye Dorest nabo nuko bimereye rwose ku munsi w'ejo Tenseri yatsindaga Musanze ibitego 3-1 Mukura itsinda Ice Muhanga 3-0 Gorira itsinda Sunrise 4-1 ibi Mukura byarangiye ari 4-1 okay Gorira itsinda Sunrise 2-1 mu gihe Gasogi yatsinze Kiyovu Sport igitego 1-0 bituma ikipe ya Kiyovu Sport irangiza muri ako gace ari ya mbere na 13 Gasogi ku mwanya wa 2 na 12 Etenseri ku mwanya wa 3 na 12 Musanze ku mwanya wa 4 na 12 Mukura ku mwanya wa 5 na 11 Gorira ku mwanya wa 6 na 10 Sunrise ku mwanya wa 7 na 9 Ice Muhanga yo kuri ubu rwose wavuga ko ikoza amateka umupira w'amaguru mu Rwanda aho irangiye shampiyona nta nota na rimwe irabasha kubona ndetse habe no kuvuga kwa kundi umupira widunda nibura avuga ati match turayinganyije ariko nibe byabaye ku ikipe ya Ice Muhanga nkuko shampiyona irangiye mbibuze ko mu cyiciro cy'abatwara ikombe APR twabigarutse inshuro nyinshi niyo yagitwaye mu gihe Muhanga na Sunrise zimanutse mu cyiciro cya kabiri nibyo Anasta tukena mu Rwanda turi no kuhava nuko noneho Babua Samson ngo noneho yasezeye ku bakundi b'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ubuyobozi nibyo Babua Samson uyu mugabo nyuma yo gusoza amasezerano ye rwose yagize gutya ahita asezera ku buyobozi bwa equipe ya Kiyovu Sport ndetse n'abakunzi b'urucaca muri rusange arababwira ati n'ubundi ntabwo twabanye nabi rwose reka ngire gutya nigendere nyuma yo kurangiza amasezerano ye ariko Babua Samson nkibisanzwe nta no biza gutungura Babua Samson urabizi ko yasinye imbanziriza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport ikigiye gukurikiraho rero nta kindi nuko agiye noneho gusinya amasezerano mu buryo bweruye akabikira officiel agasinya mu buryo buri officiel ariko Kigali ko nabonye nayo iri kugura miravuga ngo yo miragura bitambutsa wese ariko yagura nayo yagira ko wumvisha avuga ngo agiye kuzana umukinnyi wawumvisha hano yavuze agiye kumukora ngo yatangiye atekinye cyane oya byahaje ni nka bya bindi bya Kenza avuga ngo afite intare rwabwigari ariko wazishaka kuzana ukazigo ari muri nuza yamaze gusinyisha umunya Central Africa tayari ngo yaranimo akora medical test yari Kanombe mu masata ngufashanye na Kondobia urumva ko wasanga nawe bagiye kuvuga ati ni muntu uza wa Kondobi hanyuma dore Babua kuri status iyo yagize ati byari urugendo rwiza twagiranye na Kiyovu Sport ariko nta kundi ngomba kubasezera nzabakumbura mwese mbifurije amahirwe masa mu bihe
biri imbere. Murakoze cyane Kiyovu Sport ariko se udutima twinshi cyane azamuriga. Ariko se tutabeshyanye wowe abantu baragerageje kuguhagarika nuko wavuze ibintu by'ukuri abo bantu wazongera babukumburamo ibiki? Ni bya bindi nyine ni bya bindi by'abakinnyi n'amarese mugeni nyine rego uyu munsi wa none urukundo rw'umukinnyi na ekipe n'amafaranga sibyo kandi buriya nta n'umuntu umenya ejo he ahubwo amenya hahise he sibyo dushobora kubona ngo Babua ngagiye gusinya amasezerano noneho ibihe byose kuko biravuga ko ashobora gusinya imyaka 2 hanyuma ya myaka 2 ikazongerwaho undi mwaka ubwo ikaba 3 uyu munsi Babua agiye gusinya muri Rayon Sport yabaye urucabana wari wese aza akigiriza agafu kivugwa rimwe ariko ntabwo tumenya hahise ha Rayon Sport ariko hazaza ha Rayon Sport ntabwo tuhazi binagendanye nuko umunyamahanga ashobora kuva kuri 3 akagera kuri 5 cyangwa se 7 nabyo birashoboka cyane ntabwo mbona ko ari amahitamo mabi ya Babua none se mbere yuko Babua aza muri Sunrise yari ikipe ihagaze ahaviriye muri Sunrise sibwo tumaze kwibona igeze mu Rwabayanga cyane kuko yari umwe mu bataka bayifashaga ugasanga aratsinda bya bitego bikenewe by'ingenzi kandi bigiye kuyigira akamaro ariko ubu ngubu wabonye ko nubwo uriya mugande bazanye ejo bundi urabona nubwo amanukanye ibitego byinshi ariko ntago yari yakagera kuri cya kigero cya Babua nawe dushobora gusanga atari ku rwego rwo gufitinga muri Babua ngo muri Babua muri Sunrise ubyibuka ko Babua yagiye mu ikipe ya Kiyovu Rayon Sport yaramugeze amajanja aramwifuzaga Babua ati Kiyovu niri kumpa byinshi reka ngende ariko nawe tubonye bimubaye uriya umunyarwanda yavuze ngo iyo mbimenya yari ijambo ntabwo yabarizemo Kiyovu niyo mpamvu navuze ati turunerezi ku murongo wa telefone hari umuntu umwe cyangwa babiri twabakirana bakatubwira rwose ko Shampiyona bayisoje cyangwa ko ibyo bitega nimba ariko wayibonye se Sunrise yari kure kumanuka ese amakipe yabo yitwa yate ubundi rwose mu kanya na Stars ubwo urabundebera ku mugana wa Afrika kugira ngo tuze kwinjira no mikino ya ndetse na Copa America bimeze neza hano mu Rwanda nicyo ko abanyarwanda icyo bamenya nuko umuzamu w'ikipe y'igihugu cyangwa se wa Rayon Sport Kwizera Olivier ejo yarari rwose mu rukiko hariya icyo mwamenya nuko urubanza rwarabaye ariko umusore bita Kwizera Olivier yarahakanye ko biriya bintu rwose adaheruka kubikoresha yavuze ati urwo mwasanzemo urabizi ko ibipimo byamugaragaje ko abikoresha urwo bamusanzemo ngo urwo yanyweye Amavubi mbere yuko ajya muri Chan urwo yanyweye kera rwose kuri ubu ngubu ngo ntago agikoresha ibiyobyabwenge abonye bari kumusabira gufungwa imyaka 2 mu gihe umunyamategeko we yavuze ati itegeko rivuga ko nimba umuntu yarigeze gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se byaramugayagayeho ariko akaba atakibikoresha uyu munsi ntago icyo kintu hanyuma si foto twabonye ejo bundi areba nk'umuntu uri gusamba n'urwari ruri kumugaruka se wari umubi waro ibyo ni by'amategeko yavugaga umunyamategeko reka ibyo tubarira inyiko ku itariki 6 z'ukwa 7 nibwo umwanzuro uzasoma uko no kutegereza kugira itariki ya 6 z'ukwa 7 ukamenya uko bizagenda ku murongo wa telefone hari umuntu umwe cyangwa babiri twabakira ubundi tugakomeza ku mugane wa Afrika ubwo urumva ibyo ngibyo turabibarira inyiko buriya buri muntu wese afite umwavoka we abafite uburyo yiga urubanza ndetse iyo rubaye rucabana nyine turabimenya cyangwa rwaba nyine yani ubwati rwabaye mahwi rwabaye mahwi Zubalo Hello yes Hello mai biranze Hello mwiriwe mwiriwe neza igicamunsi cyiza Erika demokarasi wamaye Anastase koko nkamuvugira ndakumva neza rwose ndakumva neza yes ariko wari waraburiye muvana none se simpari Erike yes buriya rero reka mbanze mbasimire ku rubuga rw'imikino mwaduteguriye nka ekipe ariko buriya mu Rwanda reka mvuga akantu gato yewe by'ukuri nari bubabazwe nuko ntabwo nababazwe nk'uko nuza Sunrise amanutse ahubwo nari bubabazwe na ikipe ya Akenshi imanuka bitewe nuko buriya rwose Akenshi yereka mbaho urugero rwa hafi mfite interview yiwe warayibizi wayikuye manukanye ngirikura nkota ngaba
intare z'akanwa ugasanga futuboro iryoshye ewana bataragera no mu kibuga none se niba yarabamanukanye ubishoje ku mwanya wa kangahe interview wayifatiye he nawe ubundi se nimugoroba rero twari kumwe kuri iyi match y'Ubusuwisi n'Ubufaransa ya bayi ngona sinabibabwiye wari wabivuze ngoma wari wabivuze kabisa wari wabivuze Ubufaransa ntabwo nabibabwiye ariko match uzirebera mwibasi ngaho nguko rero nababwiye ngo iyi ero twebwe twitege ekipe ntoyi zitazwe asante turi kumwe kandi mu busesenguzi bwanyu murakoze cyane ngoma y'ubu ngoma yari yabivuze rwose aravuga ati Ubusuwisi maze kubona ibibaye kuri Croatia na Espagne ati Ubufaransa nabwo bwitonde. Halo badizo bano mwiriwe muze mute ewana tumeze neza cyane wowe umeze ute natwe turaho bakwita nde uherereye he banyita zirimo abagabo Emmanuel magaze igatsibo Gatsibo muratwumva 5/5 ashaka ko muma amakuru yo kuri Babua Samusoni muri Rayon Babua ntubyumvise ko tumaze kubivuga kweli rwose mu masaha make cyane arabashyitse muri Rayon Sport yamaze gusezera Kiyovu rwose ababwira ati mwarakoze kunyakira uno mwaka tumaranye n'uwo reka njye gushakira akaryo ahandi none urera kandi kabazo mbwire kuri wa mukinnyi Bimenyimana Bonfils ikipe akinamo Caleb reka tukurebere rwose ahantu aherereye muri ino minsi kugira ngo nawe ube update kuko waramukundaga cyane muri Rayon murebere allo yego Kamurambi muhura umufana wa APR FC umeze bite se rwose narayicimishijwe yuko Gasogi yacu itagiye nayo burya rwose ufana APR na Gasogi ufana perezida wa Gasogi cyangwa ufana Gasogi mfana Gasogi cyane uruzambye ngwe APR FC ubwo wayivuyeho APR wayisivaho oya ya mbere na APR ya kabiri ni Gasogi okay nabishimishijwe rwose ariko ndabona abongereza rwose nabo bafite ibyago kuba batomboye umudage bana baramukanya baraba barimo bakubitana ego nanjye ndi inyuma y'umudage sawa ariko wowe nturi umudage adasa ku mugabane wa Afurika se ku mugabane wa Afurika abantu icyo twanababwira nuko rya rushanwa rya Sekafa ryari riteganijwe nyine ryagombaga gutangira saa ya gatatu kugera y'uku kwezi kwa 7 gutaha ndetse n'iyacu kujya ku 17 yamaze kuba ryimurwa bitewe na COVID-19 bwo rikazatangira ku ya 17 ukwezi gutaha icyo ngicyo ni ikintu rwose abantu bamenya hanyuma ikindi abantu bamenya nuko tariki ya 10 muri CAF Club Competition Final ikipe ya Raja Casablanca igomba kumanuka mu kibuga na ekipe ya GS Kabiri kuri stade Dola Mitie muri Bene sibyo hanyuma muri Champions League Final Kaizer Chiefs na ekipe ya Al Ahly umukino kabera kuri Mohamed wa gatanu mu gihugu cya Maroc tariki ya 17 uyu mwaka nuko bimeze ama ekipe yombi atangiye kugenda abishyushya abantu bamenya nuko ikipe Al Ahly igeze ahangaha yatsinze ikipe ya Esperance de Tunis ibitego 3-0 byatsinzwe na Ali Malul ku minota 38 ndetse na Sheriff ku minota 38 cyo kimwe na Eri Shahati ku minota 60 hanyuma umutoza Pito Mutmane uyu mutoza abaye umutoza wa kabiri w'umunyamahanga ugeje Al Ahly ku mukino wa nyuma wa CAF Champions League inshuro ya kabiri yikurikiranya nyuma ya Manuel Jose cyane kabisa mu gihe umutoza wa Kaizer Chiefs ramuzi uzi ko umutoza yafashe ikipe by'agateganyo none ageje kuri kari kantu bigira bamusigera avuga ko akuninga na Stars nkuko ya kipe yanga umutoza mukuru ya Sezera avuga atana Star na kuno yamini wakiyamini ukabikipe isigaranye
ikipe se ukaba wigeje kuri finale ese ugira ngo iyi Sunrise si mwayimagiyewe nkayibyima iyi Sunrise shawe bayiguhaye ndabona yamanuka nk'ishuri Sunrise se reka buruzi ikintu kinanira saba perezida w'ama equipe aba perezida w'ama equipe ubundi ibintu byinshi babishyira ku mitwe y'abatoza ariko ubundi siko byagakwiye kugenda bagakwiye kubana nabo bakababa hafi habwa ikipe ragari y'umutoze reka ikipe si y'abafana gusa cyane rwose nazo twose tuvuga Mushabe David Karawudiani meya w'akarere ka Nyagatare ubu se byari bikwiye kuba ibingibi none se kirirwa magana Rajabu akifite ni Rajabu ni Nehemiya yaba ari Nehemiya na Rajabu bagihari ikiri ku cicaro cy'intara kitamanutse nibyo byose abantu bari kwibaza ariko nyine birumvikanye umusaruro wabonetse babonye yicayemo hariya muri iriya nzu urumva bashyizemo ibironde ikipe iragumye irakomeye ariko atangiye kudukina ku mubyimba ya kipe nari nabikubwiye rega tugitangira hano ari amakipe 8 azatanira kutamanuka wazo yahigaga yahijanje n'ubundi ko korawe ko namwe rizashya mu makipe 8 ko namwe rizashya ubu abanyengoma ntibahoze muhanga na Sunrise ubu Eric ntahoze imyaka 20 ningaha ari ahangaha cebaceba mu kiciro cya kabiri bategereje Messi ngo stade ngo bagiye kwitanya ngo ni Karuvari cyo gukora Karuvari bizabombaza yazamukeje kuri rya shuri twagize ku mugane urabirumvikana Mugana Afrika ariko hano harakandi gakuru hano kazamuke icyo bita ino coupe d'Arabe igikombe cy'abarabu ngo hari shock ikomeye y'abanyamaroc ndetse na Algeria muri kimwe cya kane kirangiza reka dutegereze turebe Anastan abona guri kureba amaso hari hejuru nimugoroba nago byaye byoroheye ikipe ariko mbere yuko wenda ubigarukaho yewe nabwira match nayirebye ariko ahantu nari nibereye kerike pari nabakurikirana yewe agiye kumva ngo bye ngona ese bigenze gute se ese nimba utaruhare ngusubize ku kibuno masubize yewe oya sinanjye nyenyine na Sharire nano badukurikiye muri groupe ya Sun Sport mbona bari kutwandikira Sharire mugirwa nake arimo aravuga ati bite mbonye anyeretse papa byagezweho na mushiki wacu bono hano bitsimbye jewe ndagira ngo muri aya masaha rwose ongera utwambutse kuri stade mwari muri yo ndabizi na Rayon Nyirimana mubanze mutubwire uburyo ibintu byari byifashe hariya comment était les choses abafaransa bahura ariko suruva gusenya buriya kuko bahuraga n'uruva gusenya je nawuzanga ngo iri na pas marqué pendaro tunwa arrête le penalty abantu bose abafaransa ari bagiye bababwira ati comment oser fatidique face à la Suisse en 8e de finale mugatinyuka mugatsindwa n'ikipe y'abasuisse oya umvaze ratakana pour l'attaque na plata pas de mérite pendant cette long 2021 où il a découvert l'échec avec les bleus tu vois reka twumve Eric adusubiza uko byari bimeze rwose ubufaransa busezerwaho nuko byari bimeze ugiye gutashya ikipe ninde kambe ndiyamugangara ubu si Mbapera Mbappe atera penalite ya gatanu y'abafaransa kuri abakinnyi uriya mukino ngo Ibrahim Mukame n'indirimbo attention Kylian Mbappe rotin ni ugiye gutera penalite hanyuma ku ruhande rw'abafaransa attention mwaka uderedere ni nk'ino reka turebe Mbappe yagiye yahiteye Bye France, go. Bye France, go. Bye France, go. Bye France, France. Donc ubufaransa twabuherekeje nimugoroba on termine d'une match incroyable. La France a été éliminée 8e de finale de
bano bahanzi la contre extraordinaire marque la l'histoire de la compétition ni hatari urumva ko banditse amateka y'Abafaransa ariko ze yewe mbega abahanzi hano we aba bahanzi nabo n'abagome bye bye ibi bintu byabaye byashyiraga ko na Espagne iri butahe yewe rero sinzi uyu mwaka ubanza inzuzi zaranyangiye ikipe zanjye zose waraziteraga bikanga hanze na Croatia yawe ariko ku mugoroba nta kwitagize nge nasohotse mangaha urumva hasigaye 5 minutes niyo 5 minutes kuko kamarade avuga ati dore bagiye muri prolongation avuze ni se bigenze bite ati tatu bagiye muri prolongation hani como la croate we mukorowati hano bita Anastasia yatashe atari kabisa dusigaranye umubirigi bita Samu Gatonde se nicyo gihe cy'umubirigi kugira ngo atware igikombe nicyo gihe cy'umubirigi Anastasia ubusaza acika umudage se araba yasezereye umwongereza umudage Mireye ngoma y'ubuni uri kubivuga neza ero rwose mwitonde gutanga amahirwe kuko igikombe gishobora gutwarwa n'ikipe twese tutatekerezaga ububirigi wajya kubona ukabona umusuwisi Czech iracyarimo Denmark irimo gutyo ahubwo iyi ero igeze ahangaha muri 4e de finale tudafite France tudafite Portugal indi equipe ni iyi Croatia no yavuyemo yongera na Croatia tudafite muri quart de finale ubu ngubu harimo hagati harimo Espagne hakabamo Umutaliyani hakazamo Czech Republic hakazamo Denmark n'Ububirigi mukanya ariyongeraho ubwongereza cyangwa ubudage reka ubudage buravamo ibyo mvuze ndabisubiramo ejo Sweden cyangwa ibyo mvuze ndabisubiramo ejo ndi hano Hurricane ubudage buravamo Hurricane umenya ko nta mupira n'umugana mwiza ubudage buravamo Hurricane ubudage buravamo ubwongereza amaze gutsinda ibitego bibiri ubudage buravamo nabyo byatsinzwe na Rayon Sterling ubudage buravamo umudage iki kiganiro se kiri recorded ejo bundi yanyagiye Portugal umudage iyo rero ubwo budage uri kumbwira bwanyagiye Portugal sibyo ubu nicyo gihe uwo bita Serge Gnabry magingo igihugu cy'ubwongereza nikirakonfirma abantu sibyo ariko urambwira ngo ubu budage bwaje kugira gutya bugatsinda Hongiriya hamana ubwongereza buhekwa na Bukayo Saka nicyo gihe na Thomas Muller nicyo gihe erega ni 3 Rayon abandi nabo bita Dari Manshaft rero iraza kuza guhura n'intare urumva muraza kuza kubona ubwongereza abantu mutigeze zakutse amenyo ntako ziryana iki nicyo gihe cya near death experience ku budage umuntu bazanye iby'uko bana abahanga ari n'abantu bakaze mu ntambara ya kabiri y'isi urumva twirengagije ku byabaye kuri Frank Ferdinand iki nicyo gihe nabo cyo gufatwa ku gakanu uzi ikintu gihari se Anastasia muri 66 ubwongereza bwafashe umudage kuri finale y'igikombe cy'isi barabatsinda ariko kuri ino nshuro nacyo gikombe cy'isi bagira cyonyine umudage yavuze ati ndamwihimuriraho muri kimwe cya munani kirangiye ariko amateka ntajya asibama Portugal yatwaye igikombe cya Euro iheruka yo na 16 igasezera umufaransa ku mukino wa nyuma ku gitego cya Adel ubirihe none se France sirihe Ubufaransa se bwo buriye nyine amateka se uzane ya Portugal hari cyo yamaze imbere y'Abafaransa icyo gihe none se ibyo bintu byo muri za 80 revenge iyo revenge ntabwo uyu munsi iri buze gukora Thomas Muller Serge Gnabry uwo bita Leroy Sané uwo bita Goretzka ureke ibintu tubihari umugoroba Joshua Kimmich ubudage burataha twizere ko abakunzi baradiza bari buze kuryoherwa n'uwo mukino birumvikana nuko imikino ya Euro yarayigenze yaba Espagne rwose yakomezaga bigoranye itsinze ikipe ya Croatia mu minota y'inyongera ibitego 5-2 ndetse n'ikipe y'Ubusuwisi yatsindaga Ubufaransa kuri penalty 5-4 muri Copa America na Star nono imikino ya kimwe cya kane nayo yageze hanze kirangiza rwose nyuma y'imikino irangiriye ako ndi kubona mu shock ikomeye cyane
hagati y'ikipe bita Brazil na Chile. Abo bita ba Alejandro Sanchez. Brazil na Chile. Abo bita Neymar Junior Santos. Final avant de final. Birumvikana Peru iri na Paraguay ni ibihugu bitandukanye no. Oya Paraguay izatsinda uyu mukino. Peru ntabwo yatsinda Paraguay. Mu gihe indi shock ikomeye cyane irigwe Colombia iratambuka hano. Colombia ahubwo mbona Rodriguez hanze. Colombia ahubwo yagaragaje urwego ruri hasi. Muri no no tudukipe mujye mutwitondera cyane. Irigweho bita Edison Cavani El Matador. N'uwo bita Luis Suarez. Arabarumase kugira ngo atsinde. N'uwo bita Lucas Torreira. Ariko naheruka kurya umuntu. Ari n'umuzamu bita Musorera. Musorera. Najya ava mu kibuga. Oya Musorera ntabwo yava mu kibuga. Mu gihe Argentina yo izabikomeza na Ecuador. Oya Argentina yatambuka ngaho. Bazakina ku isaha y'isa 9 z'igitondo. Messi yaratsinze ibitego 2 nijoro atanga na pass. Ariko hari umujejo ndi wambwiye iyi mikino yo ngumo turabura iki nibura muri kimwe cya kane cyangwa kimwe cya kabiri hano saa 9 z'ijoro. Ukari kumva ni ikipe tuzisezerera neza 9 z'ijoro se ngo marumva amakipe hano hazajya harimo damascene ngari kumva uburyo amakipe turi kuyasezera mu majwi meza cyane aho ngaho no muri Copa America nta kuntu mwajya muyadusezerera nk'uko muri Copa America se ngo se ho tuzabaturiye rero turayishaka vuba neze ko abahanzi bari gukora mu mitana bamenye ubu muri studio hari miki cyakoza numvise hip hop ikomeye umuntu bita Eric yo ajyamanuka kuri hip hop ya tenoro yanjye ni hogoza ya tenoro yanjye nuzayumvisha ni hogoza we ntabwo ari ngiye nayumva hari uwayumvise umuntu wayumvise hariya ntukagiye by'abantu nizere ko yahise aguha ka message gusa turi kugana ku musozo ko mbizi neza ko yavuye ahangaha mu ijoro ko mbizi neza ko yavuye ahangaha mu ijoro hari umuntu umutegereje ahangaha mu mujyi urumwe ngo saa sita mbese umusozi akorera ko sarike ntukajye ubeshya saa sita se amasaha wese yo saa yo kubona n'umuntu wese wanyuze we wanyuze nawe afite icyangombwa dusoza Eric tugane no muri NBA oya reka Thomas Partey yasobanura impamvu yafashe nimero 5 muri Arsenal nyuma yo gufata nimero 18 yari yambaraga mu ikipe ya Atletico Madrid yavuze ati rwose nimero ni nziza kandi nimero y'amateka yambaye n'abakinnyi bagiye batandukanye muri NBA nicyo wamenya nuko playoffs ziracyakomeje rwose iyo bita Phoenix Suns yatsindwaga n'ikipe bita LL Clippers 116-102. Ubwo birumvikana iyo kipe rwose iri hejuru uko NBA miragera ku mafinale. Cyane ngushimire cyane. Wakoze cyane Eric. Anasta ngushimire. Reka ngushimire cyane Eric aka Hogoza. Ubwo ndi makuru y'imikino rwose mu kanya no buriye zanaryemeye ariko amakuru ariko se uraryangiriye ihogoza uraryangiriye iryo zina kari ryiza nizere ko wita ngoboka yaryumvise na ngoma y'ubu sibyo aryumvise ubwo rwose ku munsi w'ejo nimuzacikwe ikiganiro ni ya masaha none.